intego yanjye yanjajamo neza cyane sebuka murebe ego rirego ryiza ayego barakagwira ego Rwanda nziza Rwanda yacu ye Rwanda nziza rwatujya Rwanda nziza we ye Rwanda we ye Rwanda yacu umuntu uzabona mu muhanda n'agapfukamunwa yambaye dushaka inama kwa mugi yaba ari umunyonzi yaba ari iki dushaka tubafata Gwadina mudiganje jamama bitatu tubafatira tukabitaje hati kama gapolisi kabafasha igihe kintu nafasha nuko nakinagira ubuyobozi polisi kaba hafi umuhanda tukaya tubafata bamita Sheri Squiti Mutima Sheri wanje Shushu yo Sheri wawe Shushu wasajya kwita ngo iki yewe nita Shushu Sheri Mutima nagade kwita Shube Rwanda kazire kambashimira icyatwa TV turayikunda nkunda ibiganiro byayo ayivandi turamukunda nakunda bakunda icyo icyatwa TV turayikunda nkunda ibiganiro byayo. Reka nongere mbasuhuze bakunzi b'icyatwa TV. Amahoro y'Imana abane namwe kuri mwese mudukurikiye muherere mu ntara zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba namwe muherereye mu mujyi wa Kigali irwota amasimbi n'ubundi ni bwa butumwa Uwiteka yatumye icyatwa kugira ngo tubagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye ngira ngo no munsi noneho murabizi tukomeza tugenda tubagezaho amakuru meza agiye atandukanye. Uyu munsi ubwo twagendaga mu muhanda twahuye n'umuntu utangaje n'umuyobozi kazi cyane ngira ngo abeshi baramuzi by'umwihariko nk'abo ayobora. Reka kamera z'icyatwa TV n'ubundi tuzerekeze ku muntu duhuye mu kanya agiye kutuganirira koko n'umuyobozi ukomeye ngira ngo reka tumwegere maze nawe abashe kuza kutuganiriza. Watangira ubwira abakurikiye icyatwa TV. Mwiriwe neza mwiriwe Jya ni Karihima Damascene ndumuyobozi konete gwa Bituma nyobora ugiuko gwa Bituma ugiuko gwa tumeze neza bamba gapfumwa neza ariko mu bana batamba bategura gapfumwa kumwa bashika mahane ariko twizeye yuko gwa Bituma yacu ugiuko gwa Bituma kubatoza neza ngo bamba gapfumwa neza ariko bakabyemera harimo abana batabye uko byemera harimo abana bamwe mu mugi itabi byose ariko tukabigisha ariko kuko tubigisha ariko ntabwo bari kubyemera ariko bari kubyemera ariko abana bakabyanga bakabakanywa ku ngufu ariko umutekano wacu wakomeye w'ugiuko gwacu ariko tumajigiye dukora n'inama ejo twakoze n'inama y'ugiuko tuganira na polisi ya Nyanza y'ugiuko turabiganiraho n'abanyeshuri nabo tukabigisha inama y'ugiuko nabo ukwiga neza bambagapfumwa neza harimo abana duhura mu muhanda bagapfumwa bambaye neza tukagira n'amatese ese abantu batabagapfumwa mumeze gute kandi uko bidihari mumeze gute inama yo digiye kubigaho nanone nabo inama nabo digiye kubigaho badatambagapfumwa je tubafata tubafunga. No kuvuga ngo yuko uri umuyobozi wo mu karere ka Nyanza umurenge wa Rwabicuma. Ese okay uhagarariye urubyiruko rwose muri Rwabicuma rwose magaye urubyiruko rwose muri Rwabicuma rwose no kuvuga ngo niwe muyobozi uhagarariye Rwabicuma yose muri rusange nk'urubyiruko ruhatuye ngewe magaye urubyiruko rwose muri rusange rwose rw'amate hose mwamaze igihe kingana iki muyobora urwo rubyiruko tumaze imyaka 25 kwate yari uriho ejo ndi manda irangiye umuntu wari uriho urubyiruko yavuyeho yari eme uyabaga urubyiruko bwa Bicuma mu kagari Kamubuga manda yararangiye tutorundi ungubu ningewe banoye ungubu ningewe badishikishe. Bishatse kuvuga ngo bakunze b'icyatwa TV uyu ni umuyobozi w'akarere ka Nyanza by'umwihariko akaba ahagarariye
urubyiruko muri Rwabicuma, urubyiruko rwose rutuye muri Rwabicuma n'ingwi rushingiyeho, ngira ngo murabibona n'umuyobozi ukomeye cyane rwose. Arimo aravuga ati ubuyobozi bumazeho imyaka 20. Ese wawe ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. Ni ukuvuga ngo ufite imyaka 25 ariko ukaba umaze no kubuyobozi imyaka 20. None 25 rero maze ndacyayobora ariko ndacyakomeje kuyobora urubyiruko. Arimo duhura mu mwanya dushima mbaka pfumwa abanyonga ndamwamba pfumwa bakabyanga, ariko ingamba igiye gufatwa tubafata tubafunga. Ni ukuvuga ngo ubundi ingamba mugomba gufata nuko mugomba kubafunga. Reba akazi wa mugani umaze n'imyaka 20 yose, ukaba ufite n'imyaka 25. Urumva nakazi watangiye kera cyane, wabaye umuyobozi kera cyane, bakugira ikizere manda zose batura barimo baragutora. None koko nizembangamizi ujye uhura nazo mu buyobozi bwawe bw'urubyiruko muri Rwabicuma yiwanyu? Yewe ingangamizi mwanazo nuko urubyiruko tufata ingamba yo kuvuga ngo duhure hamwe biteze imbere, tuganire turebe ukuntu twakora gahunda yo kujya dufata abantu batambaye agapfumo. Rero ni twakoze inama, haje umuyobozi w'umurenge wa Rwabicuma uhagarariye injyana y'akarere, baraza tuganira bavuga ati urubyiruko mwese muri hano ati ingwi n'umuyobozi wa Damascene n'umuyobozi wa Rwabicuma arakeneye cyane kandi arakomeye. None bamaze gukomera ati ingwi mwamemera, ati twamemera, ati rero n'umuyobozi ukomeye muri Rwabicuma, ahubwo kibazo kigiye guhura nazo ati mwese mayobozi muri dufashe ati ingwi ndi kuyobora ngo mufatane kuyobora urubyiruko, mubarebe abantu batambaye agapfumo, mufate ingamba tubafunge, tubashyira hariya tubafunge, tubace n'ibihano. Ni bihe bihano mujye mubaca? Tubaca amafaranga 10,000. 10,000? Mande. Okay, ngira ngo rero hari ikintu kimwe nshobora kukubaza. Mu buzima busanzwe ubundi ufite umugore? Oya. Urateganya iki se nimba urumva amazima imyaka 20 ku buyobozi, ufite imyaka 25, urumva nawe washaka? Ese ufite ihe gahunda yo kuzashaka? Yewe mfite gahunda yo gushaka vuba ngaha mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu. Hari umwana w'umukobwa mu byumva kimwe? Umukobwa arahari dengoriya, ariko umukobwa akorera Inyanza, asenga adepe Inyanza, nane nga hepanga mu Karande, ariko gatamusarungu tujuva kimwe arabyemera nta kibazo. Twategana mu kwezi kwa gatandatu gushaka. Aranga niki bafite imyaka ingana iki? Afite imyaka 18, afite 18. 18 arayifite arayirengeje. Ese we yaba ari umuyobozi cyane umucuruzi? No umucuruzi acuruza mitiyo, akora MTN. Ubona gukunda? Arankunda cyane. Nawe ukamukunda? Nkamukunda. None ubu ngubu niki wabwira nk'abantu baba bamaze kugira imyaka 25 kabumva nta gahunda baragira be gushaka, kandi wowe ukabutangiye kuvuga ati reka rwose tugerageze twishakire ku myaka ya miki ya 25 n'ubuyobozi mazeho ngira ngo n'imyaka 25? Niki wabwira abantu batinda kuza gushaka koko ntawe umusoro kabugiye kumuzana? Yewe inama nabagira abakobwa nuko bakomeza bagashaka nabo bagashaka ukuntu nawe bashaka abagabo, bashaka abasore nabo bagashaka. Ese buriya ni ngombwa? None se ubu ngubu wariteguye iyo umuntu agiye gushaka umugore se cyangwa agiye gushaka umugabo, biba byarafashe igihe umuntu akitegura? Ese waba wariteguye wowe? Nariteguye. Nta kibazo nariteguye, nta kibazo nariteguye, nta ribi. Ufite inzu? Inzira hari rwose leta yanyubakiye. Yarakubakiye? Umugore wawe, sheri wawe, ese bivuge neza ubundi n'utwe tuzi n'ujye ukunda kumwita za sheri, sweet, mutima ibiki? Ndamwita sheri, sweet, mutima, sheri wanjye, shushu. Sheri wawe shushu. Wose ajya kwita ngo iki? Yewe anita shushu, sheri, mutima. Ntago ajya kwita shube? Anita shube. Ubu uri shushu be wa sheri wawe? Ndema anita shushu be. Wakwita shushu be? Nibyo. None se ngubu ni urubuhe butumwa wahereza urubyiruko muri rusange? Urabona turi mu gihe cya COVID-19, sibyo? Abantu benshi ntago bambara agapfukamunwa, ntibakunda kubahiriza gahunda za leta, intera hagati, gukaraba sanitizer cyangwa amazi meza n'isabune. Nkawe nk'umuyobozi wa Rwabicuma ni ubuhe butumwa wahereza abanyarwanda muri rusange? Yewe abanyarwanda baje rusange nuko twahude umuntu uzabona mu muhanda n'agapfukambaye dushaka inama kwa mugi, yaba ari umunyonzi, yaba ari iki, dushaka tubafata
twadina mudiganije jamwe tubafatira tukabitaje hati kama polisi kabafasha igihe kinafasha nuko nakinagira ubuyobozi polisi kaba hafi umuhanda tukaya tubafata. Ariko rero ngiye nyikubona nese mbona kuri n'umuntu w'umusani nta ndirimbo waba ufite washobora kuturirimbira nk'umuntu w'umusani. Indirimbo indirimbo irahari y'abahanzi hari indirimbo ivuga ngo gwana nziza watujyaye waduhetse wakabyara amata n'ingoma wakaheka bwana mu rukari rwaciye igicumbi cyayo cya rukari mwana rudahiga ahangaha rwose murakabyara ahangaha ni muri sanga hano ni kwa mu gicumbi cyayo cy'umucyono mu rukari bwana nziza murakabyara murakeheka neza murakaza ni mwisanga. Ngira ngo bakunzi b'icyatwa TV n'ubundi murabireba n'ubundi ni bwabo tuma twagenda kumba kubagarigariza uyu munsi twagize amahirwe yo guhura n'umuyobozi ukomeye cyane. Ni umuyobozi utangaje kuko afite imyaka 25 ariko akaba amaze ku buyobozi imyaka 20 ngira ngo mwabyumvise ni ibintu bitangaje. Ubwo ukize muri analyse n'ubundi urumva yatangiye ubuyobozi afite imyaka 5 yonyine. Si ibyo gusa kuko afite umusheri bamwita Shushu be nawe akamwita Sheri Sweet ngira ngo mwabyumvise n'ubundi ni umuntu kaze cyane. Aragira ati nimwirinde COVID-19 abanyonzi yabunze amfata nzajya mbafunga abandi nabo batobereza amabwiriza barabaca 10,000 ubwo abari kuri kamera z'icyatwa TV nyine namwe murabyumva n'umuringa ku masezerano no muyobozi wo muri Rwabicuma rwose azabamirira nabi. Ariko noneho aturirimba indirimbo nziza ngagiye kudanaga shingura cumu turirimbira akaririmba keza rwose. Rwanda nziza yatujyaye Rwanda we Rwanda nziza Rwanda yacu Rwanda nziza yatujyaye Rwanda nziza we Rwanda we Rwanda yacu urayigwe nitirenga intego yatenga Rwanda yacu yatujyaye ishimwa yego Rwanda nziza twatujyaye moyo rukari rwacu gicombe cy'umuco wehe Rwanda we Rwanda yacu urayigwe nitirenga intego yandiramwe Rwanda yatujyaye Rwanda nziza yatujyaye Rwabicuma yacu yatujyaye akarere ka Nyagatare n'urukari rwahigwa yego Rwanda we Rwanda yacu urayigwe n'ikirenga intego y'intambwe cyane tujyaye shima. Uyu ni umuyobozi ukomeye cyane ngira ngo mwabibonye yuko azi kuririmba azi ibintu byinshi cyane ngira ngo n'ubundi murabizi ntago dushobora kubagezaho ibintu bya fake cyane ntago bishoboka. So ubwo rero ndagira ngo mbabwire mwese mukurikiye icyatwa TV yuko ubu ni bwa butumwa n'ubundi njya nkora mbivuga Uwiteka baratumye icyatwa kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro byiza ibiganiro bigiye bitandukanye ari ni muri urwo rwego rero tugiye gukomeza tuganira n'umusore wacu se cyangwa umuyobozi wacu wa Rwabicuma. Ndagenda bisubiramo cyane ayoboye imyaka 25 sorry gatoya ayoboye imyaka 20 ariko afite imyaka 25 akaba agiye gushaka rwose afite umukunzi mwiza. Wadufasha ukatubwira akaririmbo keza ujye uririmba sheri wawe iyo muhuye gatoya cyane. Akarimbo ka nkunda sheri ni muvuga ngo nago wamuhanje sheri wanje waramujyanye nago azagaruka. Nuko ngo baramujyanye ntazagaruka. Waramujyane wese shushu wanjye we bana bacu sheri wanjye we waramujyane ihangane n'injino izagaruka yewe sheri wanjye yego bana bacu yego baramujyane
seko yanje Danjamo neza cyane Sebuka murebe ego ridego jiza ayego barakagwira Techabuka tebuka agagore nawe neza cyane Sebuka murebe seko yanje ayego barakagwira. Ngira ngo mwabyumvise neza n'ubundi indirimbo ni nziza cyane araririmba neza ngira ngo muramureba kuri kamera z'icyatwa TV ni umusore mwiza rwose ubundi ku myaka 25 rwose biragaragara yuko shasheri wawe yaritomboreye pe sheri wawe yaritomboreye nitomboreye koko yaritomboreye ubundi abasore nk'abo baboneka hakeya ku myaka 25 yawe umaze no kuyobozi ku myaka 20 ubundi ni ibintu bitangaje ndiye makuranye rwose n'ubuyobozi ndakomeza mu nyobore ninja ku mugore cyane nafite akazi nani nkore kazi ko leta murakoze nibyo murabyumva neza n'ubundi abakunzi b'icyatwa TV twaganiriye nawe yagiye tubwira byinshi kuri mu bikorwa akora ni umuyobozi uhagarariye urubyiruko muri Rwabicuma ni umusore w'imyaka 25 umusore umaze imyaka 20 ku buyobozi ni umusore utangaje afite impano zitandukanye mwumvise n'uburyo aririmba ariko yagize ati ngewe ntimuze gusoza ntabavugiye uburyo tuvugira inka iwacu mu Rukari ku gicumbi cy'umuco murakoze cyane iwacu muri cumi mu Rukari dufite inka yacu inka kabaye bukwe ndavuga ati umura isoko shisha bakaza wisanga mukobwa mwiza wakoye ngo waraje mutabuka mu murebe neza arasanga yishanga neza gwara gicumbe dujyaye mu kwa kasa neza wisanga neza rwose umukobwa ngo aseka afite isoko nziza ngo waraje ngiyo ngo waje rwose makara mwisanga neza goma makara mwisanga iwacu ni gicumbi nuko muze mwisanga neza murakata mu iwacu nyaje mu gicumbi urabyumva n'ubundi ni wa muco we n'ubundi aragira ati reka uburyo tuvugira inka ngira ngo ni imisango myije cyane ni umuntu ukomeye cyane n'ubundi ugenda atanga imisango igiye itandukanye turamushimiye cyane rwose ngira ngo ntago twamubarira mu basaza b'imvizi uriyenza ahubwo twamubarira mu basore batoya cyane twatanye tubivuga yuko ni umusore w'uruhangaro hande neza rwose ku myaka 25 yewe afite sheri sweet biwe ngira ngo mwabyumvise ku myaka 25 ariko buri yagiye kumushyira mu mago ngira ngo bazibeshaho mwumvise ko na sheri we rwose ari umuntu ufite amafaranga kandi nawe afite akazi amazeho imyaka 20 yose ni myinshi cyane reka tubashimire rero mwese mukurikiye icyatwa TV tubibutsa gukora subscribe ku cyatwa TV mwibuka gukora subscribe kugira ngo iyo makuru yacu tujya tubagezaho mugiye muya ubona ari kare cyane mwakoze cyane mwese twabanye hano ku cyatwa TV amahoro y'Imana abane namwe turabakunda cyane mwari kumwe na Ivan bye bye Banyarwanda kazireka mbashimira icyatwa TV turayikunda undi biganiro byayo ayivani turamukunda nakunda bakunda icyatwa TV turayikunda undi biganiro byayo